ubu urabona hari amazi dufite. Genda ujye gufata amabido uvomera icyo kintu cyose ucyuzuza. Mama ntabwo nabishobora. Mama ntege nabishobora. Jya kubibwira umuzimu wa nyoko. Mama twamaheri. Reba hano. Ibyo umva fungura ibyo bivumvura by'amatwi nkubwire. Reba hano. Reba hano. Reba hano. Wabanye umwumbati? Yego. Mama. Nyinyi. Uko iki kintu kizarangira cyaratangiye no kuba. Usubuye uzantunga ibyumweru koko. Kodese ndumva mu nda harakari kujya. Ese we twajya ngura umucuraguzi. Ongera ndebe. Ongera hindukira ndebe mama. Hindukira. Hindukira urutwe, hindukira uruhaza rukuri. Ntukazajya undukaho. Tujya gutera iseseme n'ubwanga bw'inyoko. Mana yanjye. Siko sigaye mureba. Bagira ubwoba. Sigaye mubona amakagini cyangwa diamond. Ibisa n'ibikiri kurya. Asa nk'ubu wanditse. Nk'ubu urambaza iki waretse nirera. Nka filime we. Siko maze gusara. Ariko urimo kumuka. Siko ni igisatsi we nticyate. Nagusongosora aho mu kibuno hameze nk'aho isogoro nkazamuriramo Mwese habaye iki mu makundi y'ubumerewe nawe? Igifu kiranyishe. Mwese mama wagiye kwa muganga. Mama. Ahubwo. Nagira ngo wirukanke. Hariya hafi yo kwa Munyandekwe. Hariya ruguru y'urupangu. Ndahazi iwabo wa Murerwa. Nuko ugenda ubabwire baguhe umushishiro. Hanyuma ngo ndebe ko nawe iki gifu kikoroha, sibyo? Ndahutema. Yewe ma Paul reka nihute. Yego ma. Mama ya mvirope duhahiramo iri hehe ko nayibuze. Mama, asugiye namagare ntabwo uri kunyumva koko. Bakarine banyihoreye. Basi wasohotse mu gituru ukajya kundahira amazi yo kunywa mama. Ayiwe, arabundi arantukira. Ibintu byose imyanda yose baraza bakayishyira mu cyuma cyanjye nta bw'inyagamburo. Mama we. Genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ndumva ndi ku mwuka wa nyuma. Yega inyota we. Ayiwe, ntabwo mbasha kwinyeganyeza.
mukadata umugongo yarawukonyoye umurumva naragaze we imbeho n'umusonga bimereye nabi akamana ubona akoze iki koko umutwe umere nabi wo wagira ngo bacanyemo mana basi wandengeye ko nawe mfite wo gutakira ayiwe ayiwe ntabwo nabasha kweguka ese iyo fumbira iri kuniha niyi ko mujye mundebera ntangira kwiririmba iyi fumbira y'umukobwa maze ninumirwa ngiye gupfa zagira ibyishimo ariko se noneho yabaye ikira ko numva ari gutaka ngoma ngo amazi ngo ndarwaye senjya mbura n'ibimvana mu bihe byiza maze ninumirwa ngiye gupfa zagira ibyishimo bitavugwa ndabona Karine warebye iyo nkobwa icyo yabaye iri kumbuza amahoro ikambuza kwiririmbira no kwisomera ijambo ry'Imana ariko nzereka nze mpamagare Mose mubaze ririya jambo rivuga ngo ibitugu by'abapfapfa babihata inkoni ambwira ahantu riri uzi ko ririya jambo ariko nta jambo abantu ntabwo bajya baryubaha nta nubwo bajya barimenya ibitugu by'abapfapfa ubu koko uyu mukobwa si umupfapfa harimo araniha amazi alo yes ashimwe amakuru se ndi mu mavuta si ubwo bibwiwe n'ikira ahubwo umva mbwira sha ririya jambo rivuga ngo ibitugu by'abapfapfa ngo babihata inkoni ryanditse hehe yego ibice bingahe yego umurongo ye urakoze yego si byose ibitugu by'abapfapfa babihata inkoni burgerega ibintu byose ntabwo ari ukwirirwa abantu basenga ngo basoma n'ijambo hari n'abantu baba bakwiye gukubitwa nk'ubu koko kirirwa kiniha reba nk'aya masaha ndi kwisomera bibiliya ndi kwiririmbira Karine mureke yizira ahangaha nkwibwirire sheri mwihorere ni nakubuze ndi kuri mashini mu cyumba tunarembera se mama ko numvisha warimo wuzuzwa watangiye urimo uvuga neza usenga nyuma nkumva urimo uratongana byagenze bite hase byihorere iriya sumbira y'umukobwa nari ntangiye kwisengera abizi ariko wanze ntaranabikubwiye natangiye amasengesho y'iminsi 2 ariko uzakorera hano oya ntabwo nzayakorera hano ntabwo nzayakorera ahangaha ndaririmba nkajya kumva nkumva nyamukobwa aratatse nakora hano ahangaha amavuta yanjye arameneka cyane
ntabwo nzayakorera aha ngaha. Nese ubwo wagenda ukamara iyo minsi yose kandi uzi ko Claudine arwaye koko? ngo iki ariko noneho akanakumira. None se nimba Claudine arwaye ngewe ndi inshinge ndi ibinini ndi muganga ubwo ibyo ngibyo se nabivamo? Ariko basi wamuha amafaranga akajya kwa muganga mana kuri kandi ararwaye. Ntabwo Imana ishobora kumpora kuri yarwaye kuko nayo iri kubibona yuko hano atari mu bitaro. Ahubwo ngewe inama namugira nuko yahenuka akajya kuryama ku gituro cya nyina. Hanyuma sazakira bigenze gute? Ese ubundi hagati aho uzagaruka ryari? Ngewe mfite amasengesho y'iminsi 2 nayatangiye nzayarangiza ejo. Nzagaruka rero ari uko amasengesho yarangiye. None ubwo bivuze ko uzagaruka nyuma y'ejo? Nzagaruka nyuma y'ejo. Naho ibyo kumbwira ngo apfuye hagapfa ubwo se ayo mahirwe ahubwo nayakura he numvise ngo yapfuye naho kangejeje. Okay, ubwo nta kundi nyine. Ahubwo umva ukuntu bigiye kugenda. Uziyiteho wowe gusa. Naba umunyabwenge hazafata inzira ajye guhena ku gituro cya nyina kandi mpora mbimubwira. Reka ngiye nanjye kwitegura sibyo? Yego. Sawa. Kakaririmbo kamfashije we ugatangirana amasengesho no kujya muri mundu. Ngendo umukristo nzarandiwe mu bintu byose ngeze kugufa. Ngendo umukristo mpora mbihamya nawe igihugu cyose cyanseka. Ngendo umukristo uko ndi kose maze nyina mirwa agiye gupfa. Mbanze nigendere gusenga ariko reka mbanze njye kureba iyi nyamabi y'umukobwa. Niko wankotsa we. Urabona imbere wahereye urimo kunkotsora? Harya warambwiye ngo umuzimu wa nyoko ngo tuzahangana. Umva nkubwire. Uribeshye azaza ari umuzimu nanjye nza n'umuzimu muzima hanyuma tuzareba sibyo? Mama ndakwingiza mubyeyi basi wambabariye ukampa amazi yo kunywa ko numva ameze nabi ngo mwinki tundi dukeya nk'imenaho nkareba ko umuriro wagabanyuka ngo ningufashe mu isi mu ijuru uzirwariza ijuru ryawe niryo ngiryo uhennyemo. Mbabarira amazi basi amazi se ko wavuze yuko umuzimu wa nyoko tuzahangana cyangwa ari uzi ko ntari kukumva wahamagaye umuzimu wa nyoko akaza akayaguha. mwamfashije ko mbiginze ariko reka nkubaze usibye ngewe usenga hari undi muntu watuma gutyo akabyumva ngo amazi yo kunywa urinda untuma amazi se njyewe ndi umukozi wawe urabona ndi umuja wawe nta soni. mama mbabarira ameze nabi uzi umuriro mfite basi ndakwinginze kurira Imana usenga mbabarira. Nkorera Imana? Okay, ubwo ari Imana nkorera ngiye kuyikorera ntabwo ari wowe mba nkoreye kandi umenye ko ngushaka ari byo ushaka ko tuganira ndaje. Ariko Mana ibi bintu ndi gukora ubu koko Imana izambabarira? Nyamara ngenda abona nkabishe. Use ko mbona uriya muzimu uriya mukobwa ngo ni nyina ngewe umuzimu nkoreramo koko ninde use koko nsigaye imeze gute? Ubu si ibi bintu ndi gukora koko Imana izabimbabarira?
ubu amasengesho yanjye Imana irayumva n'ubugome ndi gukorera uriya mwana wifubye ariko icyo azaba nzaba muteke se mama ko mbona warakaye reka byihorere mvuye kureba iriya shinzi y'umukobwa uvuye kukareba kareba nk'ikiza yari arimo gutaka ari kuvuza induru none ubwo ngo arashaka amazi none arayagutumye se uri umukozi we ariko rero karembye ibyo twigira byose ndabona karembye uzi ukuntu kameze nk'imbeba y'umushushwe yaguye mu kidomoro cy'urwagwa rushyushye harakomerewe ahubwo none nyine muha amazi yakubonyemo umukozi mushyira amazi umva reka nze hakundi buranda ya agaha ya reka nze mvoma aha ngaha muri robine kise igikoma iyo umuhatetse se muha amazi atetse y'iki namuvomeye hano muri robine ubundi sinjya numva ngo imitongero irafata ashyano ndakuvuma imivumo yinjire mu maraso no mu misokoro hose nikashaka gahite gahera umwuka ndase heno kamaze unywa amazi mama urakoze mama mama yayandi nawe ndumva umuriro wanyishe sukira hano akariro kagabanyuke ariko uzi kwangiza umucakara wawe mama nshaka ko ukomeza kuza